za kesi cyangwa ibirego tugenda twakira, bimwe mu bikorwa bibasira cyangwa se bahohotera uwacitse ku icumu rya jenoside, ibyo tugenda tubona mu birego twakira harimo nko gukoresha amagambo ashengura umutima, amagambo amutera ubwoba, amushyiraho ibikangisho, kumukubita, kumukomeretsa, gutera amabuye hejuru y'inzu, kumwoherereza za nzandiko zidafite abayohereza bita tract, kwica amatungo ye, ariko ibyo byose bishingiye ko ari uwacitse ku icumu rya jenoside. Mu buryo bw'amategeko nuko nguko bifatwa. Tugiye rero mu buryo bwa kesi cyangwa ibirego, guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside twifashishije tuvuge imibare iri hagati ya 2019 2023, RIB yakiriye amadosiye agera ku 2660, harimo abakekwa 3563. Ubwo ngubwo guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside akaba ari icyaha cyihariye 50% ry'ibyaha byose bikorwa, kigakurikirwa n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, nacyo kiza kuri 21.8%. Ibindi byaha rero bisigaye bikagenda bigabana iryo janisha. Icyo bivuze rero cyane iki cyaha biragenda mu makese twakira, iki cyaha cyo guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, cyane biragenda bikorwa mu buryo bw'amagambo. Mu buryo bw'amagambo nabwo ugasanga buri hejuru, cyangwa se kwangiza umutungo we, gutera amabuye, ariko cyane mu buryo bw'amagambo nibwo ubona bwibanze, aribwo buzamuka hejuru, kumubwira amagambo amunyega. Ingamba za mbere nizo kurwanya ibyo byaha mu buryo ubwo aribwo bwose, ugerageje kubikora agakurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya. Icya kabiri no kwigisha abaturage kugira ubworoherane, kureka ingengabitekerezo ya jenoside, kwimakaza umuco w'amahoro no gukemura ibibazo mu buryo bw'amahoro. Kuko akenshi iyo dusuzumye dukora isesengura cyangwa se mu iperereza, usanga aba bakoze ibi byaha hari ikintu cyasembuye kuba yahohotera uwacitse ku icumu. Hariho ibisemburwa n'ubusinzi, hariho n'ibisemburwa n'amakimbirane atandukanye ashingiye cyane cyane nko ku mbibi n'ibindi bitandukanye. Ariko uko byakorwa kose nta kigomba kuba umusemburo cyangwa se imbarutso yo kuvuga ngo ugiye guhohotera umuntu runaka, noneho yaba ari uwacitse ku icumu, byo icyaha itegeko ubwacyo rirabihana. Mu ngamba rero zihari kurwanya ibyo byaha biciye gukurikirana ababikora no kwigisha abaturage umuco wo kwimakaza umuco w'amahoro, ubworoherane, kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, ndetse bose bagaharanira ubwa bumwe bw'abanyarwanda, kuko tuzi neza ko ariyo nkingi igihugu cyacu cyubakiyeho. Mu minsi ya vuba hari kese yavugwaga cyane ya Ngoma Rukumberi, aho hari umubyeyi witwa Nduwamungu Pauline. Nyuma y'uko hamenyekanye urupfu rwa Nduwamungu Pauline wari utuye Rukumberi mu karere ka Ngoma, wishwe aciwe umutwe. Ku bufatanye bwa RIB na polisi hafashwe abantu batandukanye, ariko mu gihe cyibazwa n'iperereza uwitwa Nziza mwene Ntihabose Theogene yaje kwemera ko ari we wamwishe, ndetse ajya kwerekana aho yashyize uriya mutwe, kuko umutwe yari yawuciye yawutandukanyije n'igihimba. Ubwo rero mwibazwa rye impamvu yaciye umutwe uriya mubyeyi, we yasobanuye ko ngo yabwiwe ko hari ibintu abantu bareba muri filime, ngo yabwiwe ko ngo iyo wishe umuntu umureba mu maso, ifoto y'uwishe ngo isigara mu maso y'uwishwe. Akaba rero ariyo mpamvu ngo yamuciye uwo mutwe. Iperereza rero ubu ngubu icyo riri gukora ni ukumenya impamvu nyakuri yatumye amwica.
ikindi navuga kuri kese kugeza ubu ngubu ntabwo RIB yahakana cyangwa ngo yemeze ko Nduwamungu Pauline yishwe kubera ko ari uwacitse ku icumu rya jenoside. Iperereza riracyakora kugira ngo hamenyekane icyabiteye, ubwo icyabiteye nicyo kizagaragaza niba yarishwe kubera ko yacitse ku icumu cyangwa se yarishwe kubera izindi mpamvu. Izindi rero kese nka kese ya Ruhango mu kwezi kwa munani hishwe witwa Ntashamaje Enata, haza gufatwamo abantu 4. Ubu ngubu urukiko rukaba rwarabakatiye iminsi 30 y'agateganyo bakurikiranyweho icyaha cyo kwica. Karongi kuva mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2024 kugeza Ugushyingo hamaze gukorwa amadosiye 10 ajyanye n'ibyaha byakorewe abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, harimo abakeko bagera kuri 25. So ikesi ya Kayonza rero niyo harimo abishwe 2, hafatwa 2, nayo iyo kese ikaba iri mu nzira z'ubutabera. Ubutumwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutanga cyambere ni ukuhumuriza abarokotse jenoside, ikababwira ko leta y'u Rwanda ibitayeho kimwe n'abandi banyarwanda nabo tukaba tubahumuriza, ariko tubabwira ko ibi byaha tugomba gufatanya tukabirwanya, ndetse tukabwira abantu bakagira umuco w'ubworoherane, tukikuramo ingengabitekerezo ya jenoside, kuko utazayikuramo byanze bikunze amategeko azayimukuramo. Ingengabitekerezo ya jenoside ntirara bushyitsi, uyifite wese uko byagenda kose biba ibizagaragara mu bantu. Rero icyo tubabwira nuko uyifite wese ayikuramo. Ikindi, abanyarwanda twese duharanire umuco w'ubworoherane, kugira ubworoherane, guharanira amahoro, ndetse dusigasira iyi nkingi y'ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bw'abanyarwanda, kuko tuzi neza ko ari inkingi iki gihugu cyubakiyeho. Umuntu wese ugerageza kuyisenya aciye mu buryo ubwo ari bwo bwose, kwirakw'iza ingengabitekerezo ya jenoside, amacakubiri, imvugo zivangura abandi, imvugo zituma abantu bashyamirana, twese duhaguruke tumurwanye. Ikindi cya kabiri, ubutumwa cyane ndabuha abo bose bafite ingengabitekerezo ya jenoside ko ntabwo tuzabihanganira, ntabwo tuzabadohokera. Ubushake turabufite bwo kubarwanya, ubushobozi turabufite, ububasha turabufite, ndetse n'ubufatanye n'abaturage. Turababwira rero, wowe wikekamo, wiyumvamo ingengabitekerezo ya jenoside, nta mwanya ufite muri uru Rwanda, byanze bikunze tuzakurwanya kandi